Dutangiye inkuru yacu tubona umusaza arimo atwara igare, arangije abura amaferi ahita agonga imodoka. Ako kanya umusaza ahita ava no ku igare yikubita hasi, mugenzi yari atwaye aratungurwa. Ako kanya abantu bari mu modoka bahise basohoka muri ya modoka. Uwo nguwo uri imbere ni umushoferi, uwo nguwo wari uri inyuma umukurikiye yari umubosi we. Bahise basohoka n'iyagatera. Umushoferi akihagera yahise akubita urushyi wa musaza wari umajije kugunga imodoka, ahita abwira umusaza ati wa musaza we ugira ubwenge, urandebera kino gisaza ukuntu kitwiciye imodoka, reba ukuntu ugonze runo rugi, uru rugi urahita urwishyura aka kanya ugeze vuba, iryo gare urarikura ahangaha ari uko wishyuye uru rugi rw'iyi modoka. Ni nta soni. Umukobwa yari atwawe n'uriya musaza aratangara cyane. Umuhungu akomeza abwira umusaza ati wowe nta n'isoni uraza warangiza ukatugongera imodoka. Wa musaza yahise abatakambira cyane aravuga ati mumbabarire rwose nyakubahwa, ni amaferi yarancitse, ntabwo nanjye nabishakaga, kandi rwose ni ukuri kw'Imana ntabwo mfite amafaranga yabasha kwishyura runo rugi, mumbabarire cyane. Wa mubosi ahita amubwira ati ceceka aho ngaho wa gisaza we, nta n'isoni, urumva ibintu uri kuvuga, nta n'isoni, urebe ukuntu ngiriye imodoka, ni wowe ukihandagaza ukangira imodoka gutya, urabona natwara imodoka wakoroboye gutya, kugira vuba vuba urakura hano icyo kigare ari uko wanyishyuriye urugi, cyangwa se kino kigare mpita nyishwanyaguza ntubashe no kuba wakijyana. We nta n'isoni, urandebera, wowe ugira ubwenge, reba ukuntu umeze. Umusaza ati rwose nyakubahwa mbabarira, ndakwinginze rwose ntabwo nabishakaga. Umusaza yakomeje atakamba cyane, nuko arangije aravuga ati rwose njyewe manange nari ndi no gushaka ibyo kurya, nta mafaranga mfite guhera mu gitondo, nta kintu nakoreye. Wa mubosi yahise akubita nanone wa musaza urushyi. Nuko wa mukobwa wari utwaye na wa musaza arumirwa cyane, gusa yahise agira umujinya cyane. Wa mubosi akomeza amubwira ati nta n'isoni wakigoryi cy'umusaza, reba ukuntu nyangirije urugi kandi urugi rw'imodoka ruhenze, aka kanya urava ahangaha ari uko wishyuye amafaranga akora runo rugi, vuba vuba agira vuba vuba. Umukobwa n'umujinya mwinshi yahise abajugunyira amafaranga, arangije arababwira ati nta soni, abantu bangana namwe, nawe wiyubashye umeze gutyo ukihandagaza ugakubita umusaza ukuruta, ndebere namwe. Umukobwa akomeza amubwira ati nta soni koko urihandagaza ugakubita umusaza ukuruta, ko bareba gusa n'amaso mabi, ubwo se bwo murireba mukabona koko ibintu mukoze ari byo. Nuko wa mushoferi atavuga ati bose kano gashinzi kihorera, tuzi ubundi se kano kadutwara iki, nimba kaduhaye amafaranga tukaba tugiye gukoresha imodoka, reka twigendere nta kibazo birahagije. Umukobwa yahise ababwira ati mube muretse, nta n'isoni, muri kujya hehe, mube muhagaze aho ngaho, nisimbahaye amafaranga yanyu ntoke. Ubwo rero mukeka yuko muri bugende gutyo gusa se? Ntabwo bishoboka, mugiye kubanza namwe mwishyure iki mukubise uyu musaza, kubera yuko mbahaye amafaranga yanyu namwe yo gukoresha runo rugi. Wa mubosi na wa mushoferi bahise batangara cyane bari kumva ibintu umukobwa ababwira. Nuko umukobwa arangije arababwira ati mwebwe mwakubise umusaza ungana gutya, nta n'isoni, mumuziza imodoka, kino kimodoka cyanyu murareba kirusha umuntu agaciro, ntimwibwira yuko ari mwebwe mufite amafaranga kuri iyi si mwenyine? Nta n'isoni, mwebwe imbere yanjye muri zero, murireba ukuntu mumeze, mwangiza mugakubita umusaza. Ahita akubita urushyi. Wa mushoferi aramubwira ati nawe ugomba kurwishyurira. Umusaza aratangara cyane avuga ati manange ibi ni ibiki bibaye? Nuko wa mubosi ahita abwira wa mukobwa ati uragira umuntu wongera gukoraho hano, urambona nta n'isoni? Umukobwa ahita abwira umushoferi ati nawe fata urushyi, nawe ngomba kukwishyura, ni wowe se ntabwo wakubise umusaza? Wa mushoferi aratangara cyane babonye ibintu bibaye. Umusaza nawe arumirwa, arangije aratangara. Umushoferi ati wa mukobwa aratinyuka ukankubita urushyi ku itama, nta n'isoni? Umukobwa ati wowe se uri igiti, wowe ntacyo uri cyo imbere yanjye,
ahubwo urebye nabi nanakongeza n'urundi rushyi, ntandebera umuntu wiyubashye nkawe ugatinyuka ugakubita umusaza ungana gutya ukuruta, atari ko abantu mwabaye gute? Mwagiye mwubaha abantu babaruta? Ni kubera iki mutakigira umuco? Ni ukubera iki? Ni wowe nta n'isoni ukihandagaza ugakubita umuntu ukubyaye? Nta soni? Umusaza yarumiwe cyane. Ndebere nawe ibyo umukobwa yari akoze, gusa nyine yari abahaye isomo kugira ngo batazongera kuba basuzugura umuntu uwo ari wese muhuye. Akomeza ababwira ati mwebwe mukeka yuko ayo mafaranga muba muri kuratisha ngo bakoreshe ruriya rugi ari mwebwe muba muyafite mwenyine? Ati njyewe iyi modoka muri kuvuga ngo iruta umuntu nzikubye n'inshuro magana angahe, kuko ibyo mfite ni byinshi kurenza iyi modoka. Rero mukajya mureba abantu bose nimurangiza ngo mubasuzugure mwa basore uko muri babiri mwese muri ibigoryi, muri ibicucu mu mutwe wanyu, ntabwo mutekereza neza, mukiyandagaza mugakubita umuntu ungana gutya uri gushaka amaronko. Nta n'isoni? Ese mutuje mukabana mu mahoro, niyo mwagira ikibazo ntabwo mwakwicara mukagikemura neza atari ugukubita umuntu iki? Wa musaza yarebye umukobwa atwaye ukuntu abashije kuba yamwishyurira, aratangara cyane. Umukobwa akomeza ababwira ati mwari kubiganiraho neza ku neza, atari ukuhita muza mugakubita umuntu ungana gutya uko muri babiri mwese mukamuhoreraho mukamukubita iki? Mana yanjye we, ndatangaye icyo ukoze kubona abantu nkamwe mukora ibintu nk'ibi ngibi, kandi ibintu mukoze murebye nabi mushobora kubyishyurira. Ni njyewe nshobora no guhita mbaripotinga nkabatanga kuri polisi, kubera ko ibintu muba mukoze ntabwo ari byo, kandi n'ibi ngibi nkoze ntibihagije kuba mwakwishyurira ibintu mukoreye uyu musaza. Umusaza mwebwe muri babiri mutinyuke mumukubite? Nta soni? Umukobwa gusa nyine yari yarakaye, afite n'umujinya nawe ari wowe warakara. Umushoferi yahise afata umubosi we aramubwira ati bosi tugende. Umushoferi ahita abwira bosi ngo tugende, wa mubosi ahita abwira umukobwa ati wowe mbonye isura yawe, n'ahandi hantu hose tuzabasha guhurira tuzambona. Umushoferi yahise afata umubosi we ahita amushyira mu modoka arayatsa, baragenda. Ndebe namwe ndagushishikariza gukora subscribe wowe utarayikora, kugira ngo tujye turushaho kubana umunsi ku munsi, mbagezeho agasobanuye keza karimo n'inyigisho. Kandi nawe wakoze subscribe ndagushimira cyane, ni inkunga ikomeye. Wa musaza yahise abwira umukobwa ati yicarire ahangaha nta kibazo mutware. Rebe nta bintu bari bakoreye umusaza wari uri kwishakira amaronko kugira ngo arebe yuko urugo rwe cyangwa se umuryango we bagira icyo ubasha kuba wakibonera we kuruhahira. Kandi n'iri gare bari bari kuvuga ngo barigurisha, nta nubwo ryari ryabasha kuba ryavamo amafaranga yo kwishyura ruriya rugi. Gusa baratwereka umusaza mu gihe yaratwaye umukobwa, yaramubwiye ati reka mbanze mugeze mu rugo ubanze usuhuze madamu. Akihagera yahise asangaho umugore, waramubwira ati sheri nahuye n'umuntu mwiza uyu munsi, n'Imana yambonekeye, turi mukobwa ureba ahangaha ni marayika, yabashije kuba yantabara mu kibazo nahuye nacyo. Umugore aramubaza ati none se sheri byagenze gute? Umusaza ahita abwira umukecuru ati uyu mukobwa ureba mwiza ahangaha, ati twabashije kuba twakora impanuka duhura n'abagabo babiri bafite imbaraga, maze arantabara, nari nabuze amaferi nagonze imodoka yabo bagiye kuyindihisha. Ati gusa nyine ibyo yakoze ni agatangaza cyane, kuko nanjye ubwanjye byantunguye. Nyine nagonze imodoka ndangije nkurobora urugi rwayo, nuko abo bagabo bari bari mu modoka barasohoka bahita batangira kunkubita inshyi nyinshi cyane. Gusa nyine umukobwa yari arimo abyumva, abona ukuntu umukecuru n'umusaza babayeho bishimye. Nuko arangije ahita abwira umukecuru ati uyu mukobwa rero ureba ahangaha ni agashya yankorera kaze, yanyishyuriye amafaranga
arangije afata akubita aba bagabo, arababwira ati mugomba kwishyura ibintu mwakoze kubera ko nanjye nabahaye amafaranga mwashakaga yo gukoresha urugi. Umukobwa yarabyumvishije araseka yumva aranezerewe kubona umusaza disi yishimye. Nuko wa mukecuru yahise abwira umukobwa ati rero wa mukobwa ni ukuri wakoze, kandi ndabona uyu mukobwa rwose ari mwiza, ari n'umuntu mwiza. Ariko se sheri, ni wa muhungu wacu ntabwo ageze igihe cyo gushyingirwa ngo tumushyingire uyu mukobwa ko ari umuntu mwiza? Nyumvire namwe ibintu umukecuru n'umusaza bari batangiye kuganira batanazi niba uwo mukobwa yakwemera umuhungu wawe. Nuko wa musaza ahita abwira umugore bati kandi nibyo kuko mfite umuhungu babasha gushyingira. Umusaza yahise abwira umukecuru ati sha ntabwo yabyemera. Umusaza yahita abwira wa mukobwa ati ni ukuri mukobwa mwiza wakoze cyane, ndagushimiye cyane, ni ukuri wantabaye. Umukobwa yahise abwira umusaza ati rwose mubyeyi, ibyo nakoze nagombaga kubikora kuko bari baguhohoteye kandi wari unantwaye. Umukecuru n'umusaza bararebana baratangara. Umukobwa akomeza ababwira ati njyewe ukuntu nteye ntabwo njya nemerera ko bashobora kuberenganya umuntu ndeba kandi mfite icyo nabikora. Ati rero ibyo nakoze hariya byari ngombwa yuko mbikora, kandi n'abari abasore ibyo nabakoreye ntabwo bihagije. Umuzehe yahise areba umukecuru baratangara cyane, baraseka barishima. Umukobwa akomeza ababwira ati rero ni ukuri rwose ibyo nakoze ntimwirirwe mubitindaho kuko birakwiye, nagombaga kubikora. Umusaza ati ni ukuri rwose mukobwa mwiza wakoze cyane, nabona uburyo nkushimira cyane rwose pe, gusa nyine ntiwantabaye, nubwo biriya wabikora ntunanyishyure birahagije. Umukobwa ati oya ngomba kukwishyura. ese kubera ko ntakwishyura? ibyo nakoze hariya birakwiriye kandi nawe ayo ngomba kuguha wayakoreye. Nuko umukecuru arishima ati azunguza umutwe. Umukobwa ati nabonye n'ubuzima mwibereyemo nta kintu mufite, gusa aho mwazankenera hose mwazampamagara, njye nemeye kubaha nimero yanjye nkaba nabasha kubafasha. Umukecuru n'umusaza barishimye cyane baravuga ati uyu mukobwa mana. Umukobwa akomeza ababwira ati n'ahandi hose mwankenera ni ukuri rwose ndahari, kandi ibyo nakoze nabikoze ngomba kubikora. Ni muri iyi si abantu tubereyeho rega gufashanya, ni ukuri. Ati ahubwo ngiye ikintu ngiye kubakorera, ngiye kuba nabasha kubahindurira ubuzima. Murabyumva gute? Ngiye kubakorera ibintu byiza cyane, mbashe kuba nabahindura ubuzima bwanyu, mbahe amafaranga, mbahe n'ibikenewe byose, mube mwabasha kubaho neza, muzagire amasaziro meza. Muti byanshimisha cyane kubona mushaje mwishimye munezerewe. Ati kandi ntihakagire umuntu ujya guhohotera mu gihe ubona yuko ibyo wakoze ari impanuka. Ati nawe ujye wihagararaho nk'umuntu w'umugabo. Ati rero umusaza yarabyumvishije, umusozi iramufata abasha kuba yarira. Umukobwa aravuga ati njyewe rero mugiye kumperekeza tugende mubashe kuba mwangeza aho mbasha kuba nagera, ubundi bashe kubahindura ubuzima bwanyu. Umukecuru n'abasaza barabyumvishije, imosiyo zirabafata bakomeza kurira. nawe ari wowe ukabona umukobwa ufite umutima mwiza nk'uyu nguyu n'ibintu bari bamaze gukorera uyu musaza mwabibonye muri filime, nawe mukobwa yagukora ku mutima kumva ni umuntu, ni nka marayika waba wiboneye. Umusaza yabwiye umukecuru ati ni ukuri rwose uyu mukobwa sinzi ikintu nabona namwitura. Ati si ubu koko mana yanjye nkora iki koko? uyu mukobwa ureba aha ngaha yantunguye kuva nkimubona, yantunguye kuva yantabara muri iriya situwasiyo nahuye nayo. Gusa nyine mukobwa mwiza wakoze kandi Imana iguha umugisha, ni kandi urakoze no kuba ugiye kutugirira neza. Umukecuru yahise abwira umusaza ati ni ukuri ko Imana uyu munsi wahuye n'Imana, ni ukuri. Umusaza yakoze mu mutwe mu buryo bwo gushimira umukobwa, aramubwira ati mukobwa mwiza ni ukuri wakoze kandi Imana iguha umugisha. Umukecuru ati
Uwiteka azaguhembere imigisha yawe rwose, ni ukuri uradufashije cyane, uri umuntu mwiza, ni unkoze ku mutima, sinzi icyo nakora rwose kugira ngo ubyumve. Umusaza yakomeje kurira na emosiyo nyinshi cyane, nuko barihanagura. Barangije umukobwa arababwira ati rero nimutuze nimuhumure, ni ukuri nta kibazo, ibintu byose bigiye kujya mu murongo, ahubwo mwebwe muze tugende mbereke ukuntu ibintu bigenda neza. Agasobanuye kacu k'uyu munsi karangiriye ahangaha, n'umukobwa wari ugiriye neza umusaza wari ubashije kuba yakora impanuka atwaye umukobwa ku igare. Umukobwa we yari n'umukire, yari akumbuye kwigendera ku igare. Murakoze kureba iyi videwo, ndabakunda cyane, nawe ubutaha.